Zaburi ya 90 turasoma murongo waho wa 12. Jambo ry'Imana rivuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Ni ijambo rifite intego ivuga ngo birekera Imana nibwo bizakunda. Warikerereje, birekera Imana nibwo bizakunda. Wowe warikerereje, reka Imana aba ariyo ibibara. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uyu Zaburi yandika aya magambo ko bisa kose yari ari mu minsi, kuko no gusenga kwa Mose, muntu w'Imana. Iri ni isengesho rya Mose. Nawe biragukwiriye ko mu mwanya wawe wo gusenga ukuramo imibare yawe, ukareka Imana akaba ari ishyiramo imibare yawe, kuko imibare yawe irahomba ariko imibare y'Imana ntabwo ihomba. Imibare yawe irapfa ariko imibare y'Imana ntabwo ipfa. Imibare yawe yafata zero ariko imibare y'Imana ntabwo ifata zero. Imana ihabwa icyubahiro. Twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Cyambere ureka Imana igukorera imibare, wemere rwose kwigishwa. Harimo icyambere vangu twigishe, wemere Imana ikwigishe. Imana ni ikwigisha mu ishuri ry'Imana, iri bukwigishe ibijyanye n'uko ubona icyerekezo cy'isi, kuko izaho isi ya none iri, izi bya none n'ibizabejo. Mu ishuri ry'Imana wigishwa kumenya icyerekezo. Imana igukora ku maso ikakubwira ibiriho none n'ibizabejo. Emera rwose Imana aba ari, mbese wemere kwigisha. Abantu benshi batinya ngo Imana nginyigishe. Ishuri ry'Imana ngo ntabwo urizi, ariko ntabwo ishuri ry'Imana ribamo ibibazo gusa, ntabwo ribamo ibigeragezo gusa, habamo n'ubwenge. Habamo ubwenge, habamo ubuhanga, habamo ubumenyi, habamo ineza. Ishuri ry'Imana, Imana ikwigishije n'umuntu iyo muhuye aravuga ati uyu muntu kwera afite ubwenge, kandi ugasanga rimwe na rimwe amashuri yawe na nivo yawe iri hasi, ariko ubwenge Imana iguha nta muntu ubujora. Ndabaha urugero, mwibuke Bibiliya ukuntu yaratubwiye ngo nuko babonye ubushizi bw'Imana bwa Petero na Yohana, ariko ngo bibuka ko bane n'abasiko batigeze bigishwa, ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Babanaga na Yesu, kubana na Yesu bigana no kuba mu ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana rero, haleluya, kuko rero babanye na Yesu. Oh haleluya. Iri shuri Yesu yabatrainings, yakuyemo ibintu byo kushabirira, ibintu byo kuvangavanga, ibintu by'ubujiji. Ibyo bintu Yesu yabikuyemo, ahubwo mu ishuri ry'Imana Yesu akugira smart. Haleluya. Yesu akugira smart. Wasubiza bakagira ngo uvuye kwiga muri Harvard, uvuye muri Harvard yo mu ijuru. Reka emera Imana ikwigishe rero, reka gushyiramo imibare yawe. Icya kabiri, mu ishuri ry'Imana iri butwigishe bitwigishe bijyanye n'uko ibona icyerekezo cyo nakikubwiye. Niyo mpamvu ubwenge bwawe wenyine naho bwagera, kuko wowe umenya ibirangiye ariko ibizakubaho ejo ntabyo uzi. Bizakubaho ejo ntabyo uzi. Wowe umenya ibintu birangiye, ibyashize, ibintu bimaze guhita rimwe na rimwe, cyangwa ibyo urimo kurwana nabyo ugaragurikana nabyo, ariko ibintu bizabejo ntabwo wabimenya. Mu ishuri ry'Imana rero Imana ikwigisha kubara iminsi, iguteganyiriza n'ibizabejo, kuko ikurobesha ku bizaza. Haleluya. Niyo mpamvu tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Imana iguhishurira ibintu bizaba, ikaguha nicyo bita, ikaguha na bagage, ikaguha impamba yo kubijera, ikaguha umutima wo kubihagararamo. Umwami Yesu nashimwe. Ariko kubana n'Imana aricyo bitwaye. Ni nayo mpamvu abantu bakunda kwishuka bakirengagiza Imana, nyamara birengagije ko ubushobozi bwa muntu ari bugufi. Ubushobozi bwa muntu ni bugufi. Ibyo ukora byose shaka uburyo Imana ibyivangamo, nibwo utazayoba.
cyangwa ngo uvangirwe, kuko iyi Imana ibirimo iranabiprotokora. Iyi birimo ntago Imana iyi birimo iranabiprotokora. Yesu nashimwe. Ni nayo mpamvu tujya dukunda kuvuga ngo dukubita yegetseho, irabiprotokora abantu bakabona biri amahoro, kandi wowe wenda urumva n'uburibwe buhari, ariko irabiprotokora. Hanyuma rero sigaho gupinga, sigaho kwiyobora, sigaho kwishyira hejuru, sigaho gusinda ivutu itakuvutura, kuko hari igihe usinda ivutu ugakambuka ya minsi yakugeranya ikakuvutura. Iki Imana igukoreye cyose ntikikagutere kurambana. Aho Imana ikuvanye ntibikagutere kwibagirwa ineza y'Imana. Ujye wibuka ko Imana ariyo mubazi w'iminsi, ariyo mugenga. Sigaho guhemukira abandi, kuko Imana niyo ibeshaho, kandi ni nayo izaho ijyana abantu bayo, niyo ibavana naho ibajyana. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Kuko Imana, ntuzagira umuntu utera ubwoba ngo ndakomeye, kuko Imana ifite, ntuzagira umuntu utera ubwoba, ntuzagira umuntu ubwira ngo ngiye ngo ndi umuhanga. No, ahubwo ubwira Imana ibikubarire neza, kuko Imana hari ahantu yakora uwavugaga icyongereza bugaca uca amarenga. Imana hari ahantu yakora wari ufite imibare myinshi mu mutwe bukarangira byakamye. Imana niyo muhanga. Rero nimureke itwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima. Kandi ikindi, ibintu byitwa kuvangavanga, ugafata ibintu by'ibyaha umuntu ugasanga none harakijwe mu kandi kanya yabivuyemo, ibintu nabyo si. Icya kabiri, Imana igukorera imibare, kuko iyawe ireba bugufi. Usibye kugira ngo gusa ikwigishe, ariko igukorera n'imibare, kandi imibare y'Imana iyo ibikoze bivamo. Imana ikora imibare ivamo. Imibare yacu ntibyavamo, imibare yacu birahomba, imibare yacu turibagirwa, ukabona bimwe ukibagirwa ibindi. Imibare yacu kuzigama biraciriritse, kubera ko ari mu mibare y'abantu. Turimo turajyana mu mibare yacu, tubibaho bitera, ukabiba ahantu bitari bwere, kuko wowe ni mu mibare yawe. Urareba ukabati hariya se buriya n'ibyakundo ugashora bikaba birapfuye, ariko Imana igukoreye imibare ntabwo ushobora guhomba. Ikubwire narabibonye. Yesu ashimwe. Igeze mbaho urugero, babwira umuvandimwe, nari ndi kwigisha muri Nibature i Remera, ndigisha mvuga imirimo y'Imana, ahita ahaguruka yiruka mu rusengero, aravuga ati wowe urayivuga ntabwo uyizi, njyewe reka nyikubwire. Arambwira ati njyewe Imana yankoreye imibare bivamo, ati mufite ibipangu bibiri tibivuye mu mibare y'Imana, abana bajya bariga, harimo babiri biga hanze. Arambwira ati njyewe byari byaranyobeye, ngiye gusenga ntitiriza Imana, irambwira ngo igiye kunkorera imibare bivamo. Imana iramubwira ngo nagura amakara agure n'amazi, agenda yateke, narangiza ajye kuyacuruza hariya kuri stade Amahoro. Arabikora. Yaragiye aracuruza agacupa, yatoraguraga buno bucupa abantu banyweyemo amazi mu maresitora hose no mu mahoteli, agaterura ibyo bicupa byose, kagenda akabyunyuguza akabyoza neza, yarangiza agashyiramo ayo mazi yatetse. Ijerekani yayiguze 15 cyangwa 10 cyangwa feri n'amakara, agateka agahoza amazi, yamara kuyahoza shwi ntagafirigo agira ntagaki, ubundi agapakira mu bidobo byinshi, akagenda hariya agashyiramo yandi mazi kugira ngo birerembemo nyine amazi adashyuha, akabaragiye yagerayo agacuruza. Abari kwiruka bari gukora siporo bose umugurira agacupa nangahe n'ijana, bakumva ni make. Ugasanga uwiruka anyweye nk'atanu, aragenda arazamuka, abana bariga, minerivare zaboneka, ibiryo biraboneka, abona inzu ya mbere, abona inzu ya kabiri. Imana igukoreye imibare ni Yesu utabonera umugisha. Imana igukoreye imibare naho utabonera umugisha. Ibyo abantu basuzugura yabigutabariramo, ibyo abantu bazi ko bitavamo amafaranga, Imana ikora imibare amafaranga akavamo. Aho abantu babona hataba abakiriya, wowe Imana yabatondesha ukagira ngo baje gukora umuganda. Imana wowe yivanamo imibare yawe gusa, yumvira uti mbarira gusa, mbarira wite wendebera aho byera. Uziko turi bantu bitera tukanabiba, ukanishuka batarabizaboneka, wana tinishyirayo kabiri nzabazanye miliyoni, ahubwo noneho na twatundi magana wari ufite tukagenda.
ngahita ugenda bati ngewe shitani yaranyanitse, ariko ni gute ibintu byacu bihoramo abadayimoni, kuki bidakwiye kubonekamo n'Imana? Kandi dufite ijambo rivuga ngo naho yababaza umuntu imugirira ibambe. Imana ntinezezwa no kubabaza umuntu iteka, naho yamubabaza imugirira ibambe. Ibambe ry'Imana rikugereho, ibambe ry'Imana rikugereho, ibambe ry'Imana rikugereho, ibambe ry'Imana rikugereho. Unyumvishe natere haleluya. Hanyuma tumva afashijwe n'ukuri, tumva afashijwe. Imana y'ukuri. Ikindi, imibare yacu tubibaho bitera, tugaha abantu batadushimira, ariko imibare y'Imana ikora ibituma tutazicuza. Uzakurikirane, ntabwo ushobora kwicuza warayobowe n'Imana, ntabwo bishoboka. Oya, uhora uvuga ngo urahambaye Mana, urahambaye Mana, warahagaragaye Mana, n'iki niwe wagikoze Mana, ntabwo nari nzi ko uzabigeza gutya Mana, wabivugaga byoroshye ariko ntabwo nari nzi ko bizagera gutya. Bitangira ari bitoya byo mu Mana, ariko bikagenda bigoroweka, byaguka, biba binini kugeza aho uzabona ibintu byarabaye igitangaza, kuko Imana niko iteye. Tuva mu bwiza tujya mu bundi, ariko mu mibare yawe byanga kuvamo, imibare yawe irahomba. Cya gatatu, Imana iguhe umutima w'ubwenge. Mutima Imana uyisaba ubwenge n'ukuri. Ubwenge bw'abantu bugira aho bugarukira, umutima wuzuyemo byose Imana ishaka. Umutima w'ubwenge mu bintu bikomeye. Umuntu tubona Imana yafunguriye ku kintu cyitwa ubwenge, na bugingo n'ubu turacyamuvuga, yitwa Salomo. Kuva yamuha ubwenge nta muntu wongeye kumwipimaho, ntabwo mwabonye. Imana imaze guha Salomo ubwenge, n'abandi bo mu isi ntawigeze amwipimaho. Haba mu butunzi ntawamwipimyeho, haba mu buhanga ntawamwipimyeho, haba mu nyandiko z'ubwenge ntawamwipimyeho, haba muri disikuru ntawamwipimyeho, haba mu kwandika amagambo y'Imana ntawamwipimyeho, haba no gusenga. Ajya guhumanura urusengero rw'i Yerusalemu, yaravuze ngo inzu yawe Mana ibemo umugisha, abayigezemo bose bajye babona umugisha. Na bugingo n'ubu nubwo bahasenye urwo rusengero, uhageze ku rukuta rw'amagaye ngo arasubizwa. Uhageze, kuko iyo nzu yatuweho amagambo n'umuntu ufite ubwenge. Iyo umuntu yatura amagambo afite ubwenge, reka mbabwire, jewe iri jambo ryanteye ubwoba, nsanga njyewe mfite urugendo runini rwo gusenga, kuko abapasitori dufite inshingano ikomeye yo gusenga kugira ngo amagambo twatura abe amagambo y'ubwenge, amagambo yunguka, amagambo abyara ya umugisha. Kuko akanwa kacu niba Imana yaragahaye kuvuga bikaba birakomera. Iyo watuye ibintu bitari mu bwenge nabyo bigira ingaruka, byoreka benshi. Biradusaba kwatura amagambo akomeye. Etasi mayikedia esifayide hezima. Ndigusenga ngo Imana iduhindure ukundi kuntu. Imana iguha umutima w'ubwenge nshuti yanjye. Imana iguha umutima w'ubwenge. Imana iguha ubwenge. Umuntu ufite ubwenge muzamurebe ntabwo agira icyagira. Umuntu ufite ubwenge ninde utamwifuza, ninde utakwifuza umuntu ufite ubwenge? Ninde waramubonye? Yesu ashimwe. Kugira ngo iyo ubonye ubwo Imana n'ibigutaba, umutima wuzuyemo ubwenge. Umutima wuzuyemo ubwenge. Ikindi, ubwenge buba bufite n'amahoro. Kuko iyo umuntu afite ubwenge akabona ikintu kigiye kumubuza amahoro, yiga kugikweba. Umutima wuzuyemo ubwenge nta gusa. Iyo ufite umutima w'ubwenge, ibintu byawe urabitegura, baravuga bati uriya we bigenda biti. Ikintu utunze gihinduka umutungo. Ikintu cyose utunze gihinduka iki? Gihinduka umutungo. Nta kipfabusa. Umuntu w'ubwenge ntagira ipfabusa. Ariko Imana iguhumera ubwenge. Imana iguha ubwenge n'ukuri. Imana iguha ubwenge. Bamuwisiga amavuta mu mutwe, uvuga ngo ndashaka ubwenge buhangana n'ibitero bya none. Bivuge watura, ntabwo navangiwe ni mu mwuka. Ndashaka ubwenge buhangana n'ibitero bya none, ndashaka ubwenge buhangana n'incabwenge za none, dore ko zinjiye no mu nsengero zadusanzemo. Ndashaka ubwenge bubisikana n'abadayimoni bariho none. Ndashaka ubwenge bubasha kurezisita ku isoko ry'akazi, ndashaka ubwenge butuma senga ku buryo bwuzuye. Ndashaka ubwenge butuma mbana n'Imana. Ndashaka ubwenge butuma ngira urugo ruzima. Ndashaka ubwenge butuma njera abana banjye nkabatoza bitandukanye
imitima y'ubwenge. Imana ikwigishe, Imana ikwigishe. Kabiri gukorera imibare, gatatu iguha ubwenge. Ibyo bintu nubibona ijuru rizaba ryitamuye ku buzima bwawe. Tera haleluya. Ndagira ngo dusenge. Nureba ibintu ufite birahita bigutera kumenya icyo uwo ufite. Nuza kureba ibintu ufite, urebe ibyo Imana yakoze naho yagukuye, uhuze nuko ukorera Imana, biraza kuguha amakuru yuko Imana igufata. Biragutera kumenya izindi ngamba wafata. Uze kureba hano Imana yagukuye, urebe ibitangaza yakoze. Uze kureba urasanga ukeneye, mbese icyo urasanga kirimo aba ari cyo ubwira Imana ifunge. Aho uza gusanga ukene aba ari ubwira Imana igukenure. Rya mbere hari n'ijambo rivuga ngo ureke Imana ikujyane mu ishuri wige, umenye ko bintu byose burya ntazagira umuntu ukubeshya. Umuntu yandikirwa diplome kuko yayikoreye. Ntabwo na rimwe uzigera uhabwa ubwenge bw'Imana utabukoreye. Urebera Imana ukorane nayo, ikugendesha urugendo rwo kugenda ikwigisha ati hano bigenda gutya. Ariko siko Imana ikwigisha no kuvuga kandi uri mukuda. Siko Imana ikwigisha bigafata. Siko Imana ikwigisha kurya we ukamenya uko urya. Uzwara ukuntu umuntu arya akarya udafite ubwenge kabikubwira. Umuntu agwaye 200,000 kandi ubizi neza ko uwo muntu nta nicyo upfana. Ntabwo uzi ukuntu Imana yamunize kugira ngo ayaguhe, warangiza ukayarya ukayaheregeta. Kandi ino si Imana izahora iniga abantu kubera wowe usurwa wariyemo ufite ubwenge. Wari ukwiye gufata ayo mafaranga ukabwira Imana ngo kuyamaye, kandi uyu muntu yamaye ntacyo dupfana. Uyu muntu ntabwo ari murumuna wanjye, nta nubwo ari mukuru wanjye, kubw'amaraso ni mwene data wenda muri Kristo Yesu. Twarasenganye cyangwa Imana yamusuye, ariko aya mafaranga yawe Yesu sinkwiye kuyarya uko mbonye. Wari umugabo yari umukene, Imana iramukenura ibaha umukire. Bukeye umugore we abandi bagore baramuhugura, bavuga ati ariko nkawe nk'umukire nkawe unywa ibyo bintu by'imitobe n'ayo mafanta, uzabwira umugabo ko watwitiye akayoga hanyuma akakugurira umubwire ngo kabyeri akaguhe. Umugabo wanjye ni umurokore cyane yanyica, ati ntacyo azagutwara. Uzamubwire ko ari inda yagatwitiye, uzamubwire gutyo. Umugore ageze mu rugo ati ikabebe nako gafite abadayimoni, karimo kabago karashaka ngo mbyerira, yewe ndasomaho gusa. Wa mugabo aramubwira ati ibintu ngiye kukubwira ubyumve wa mudamu. Icyambere, aya mafaranga ntabwo ari ayanjye, ni aya Yesu. Nubwo ubona nayabonye ariko ni Yesu wayampaye. None amafaranga ya Yesu ndayagura inzoga gute? Umva ukuntu umuntu ukuze, umuntu ufite ubwenge bw'Imana, umva ukuntu ambaho agira ibisubizo utabona comment. Ateye amafaranga ya Yesu ndayagura inzoga nte ko bitashoboka. Aramubwira ati ikindi cya kabiri mu migisha Imana yampaye ntabwo yigeze isezerana utwana tw'udusinzi nkako ngako. Aramubwira ati ako gasinzi gatangiye gusinda kakiri mu nda ya nyina bikagera hanze kazakora ibiki? Aramubwira ati waruzi n'ikindi madaha, ako gasinzi kareke kaza iyo ndizavemo, tuzatwita iyindi nzima itaragasinzi. Iyo ntabwo ivuye ku Mana, tireka ivemo, ndi umugabo nzatera indi. Naho wowe tuvanga ubwo se ngo byagenda gute ngo napfuye kubikora? Nawe sinzi kuteye. Buno umuntu w'Imana amenya ubwenge. Nasi iyo ndayavuye mugira ngo ntabwo yavuyemo. Ubuza abantu bagutekera imitwe kugira ngo bagukoreshe ibyo bashaka. Ubuza abantu bagiye bigwandika kugira ngo bakugeze aho bashaka. Ubuza abantu bagiye bagutekera umutwe kubera ko nta bwenge bw'Imana, ukabura icyo umusubiza, ukibona waguye mu mwobo we, ariko bigarukiraho mu izina rya Yesu. Bigarukiraho. Uwagufashe w'ijambo ntakongere, uwagutwaje igitugu ntakongere, babiguhagarareho. Babonye ubushizi bwa manga bwa Petero na Yohana, kubibutse ko ari n'abaswa batwigisha, ariko ngo bibuka ko babonaga na Yesu, bati ni mubare ko bafite ubwenge. Imana ni umuhanga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Agira ngo dusenge.
twinginga Imana ibane natwe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nani gubwenge irya mbere navuga ngo wemere kujyane mu ishuri wike, umenye n'amagambo usubiza abantu. Niba hari n'abantu bategerwa ku magambo, Imana ikwigisha ku rwego n'uzajya gutega azajya asanga udadiye akabura ijambo akuvanamo. Yesu ashimwe. Yewe byigeze bimbaho umuntu ankorera ikintu kibi kandi yaneze ntanabizi ntanabirose, nta n'umuhanuzi wabimanuriye, musubiza ibintu Imana ntago njye mbona ibisubizo namuhaye ari njyewe. Kw'icyo gihe namusubije ibintu abwira mugenzi we bateguranye uwo mupango, nguriya mugabo ngo menya yatweretswe ngo rwose ngo ibintu ashubije ngo fashe zero. Reka nkubwire, umuntu wari witeze kugira ngo umware, wari uguteze kugira ngo agusebye, wari ugiye kukwanika amware afate zero. Umva icyo gikombe Imana ikikwambutse mu izina rya Yesu. Unyumvishe natere haleluya. Ndumva afashijwe ku rwego rukomeye. Imana ni umuhanga, ikujyane mu ishuri ku rwego nawe kunyuzamo ijisho, ku rwego umuntu wese akureba akabatuye umuntu ni umuntu w'Imana. Imana ikore kabiri. Icya kabiri igukorera imibare, kuko iyawe irahomba. Niyo ushora aho bitunguka, ushora uha n'abatari bugushime, ufasha n'abadakeneye ubufasha bwawe. Ariko Imana igukorera imibare, kandi igukorera imibare yunguka mu izina. Kuko ijambo ni iryawe, ijambo ruva ari iryawe. Cya gatatu iguha ubwenge, cyo bita umwuka w'ubwenge. Haleluya. Umwuka w'ubwenge. Haleluya. Ndamuzamura ibiganza ubwira Imana ngo Mana ndagusaba umwuka w'ubwenge. Oh haleluya. Umwuka w'ubwenge, knowledge and wisdom, ibyo bintu bifatane bize muri wowe. Esprit de sagesse. Haleluya. Umwuka w'iki? Oh haleluya. Umvicho ngusaba n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, rusheho kukumenya. Itukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Itukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Itukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Umvicho ngusaba n'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, rusheho Mana we. Umvicho Mami we Anu bicho kusaba
Hallelujah.